ikintu rero inkomoko yago mafaranga uzi gusoma ntiwabwigiye nsomera ahangaha nudasanga amazina aganya mukambwe aho ndabatsinze nsomera ibyo ni ibipapuro ariko ibipapuro bijanye nago mafaranga sibona se ibi ngibi ari amasezerano y'akazi noneho mbeshe ni hehe congaho mbeshuza niki urambwiza ukuri nicyo se mu nzoga yanjye se boss nundi ko byarabera ushaka ayivuga ese undi ko byarabuye bimuvugire n'ubundi na kanini gasinziriza bagahita bagusamura fashe kinini kinsinziriza mubikemure nk'abantu bakuru nyine ntabwo wasinziriye ntabwo mva umugore ataje none se wambabariye ugiye kusenyera jya wambabariye ugiye kusenyera reba urugo rwanjye ugiye kurusenya ako bose nakubwiye ni umukobwa n'ishitani n'idayimoni ntabwo navugaga niho n'undi none se wambabariye kukumbe icyo ushaka cyose wafashije wa muntu w'Imana we ikintu ushaka ni ukumenya ko umugore agomba kumenya yuko ibintu by'ubikora n'undi mukobwa wese uzaza hano bitazamubaho namubwire bose ibeshye uve hano ese nyine wakwibwirije ukamuha icyo ashaka agenda urabona yatari ni icyo nshaka se ko nshaka umugore waza hano muhamagara nta kibazo aze yavugisha ukuri indaya turabazi vuga ko ushaka amafaranga nabwo wigendera njyewe ndindaya n'ubu ngubu waza njyewe ntabwo uri indaya ko ntabwo ndavugisha itsaho icyatanya ntabwo ukizi wowe ese akazi hano hari mu biro uretse tumvikane nayo navugaga indaya mu boss ntabwo ari indaya umukobwa ishize zifite ubumara wavuye hano we birakureba ase wowe Manu urabona ibibazo nikoreye wowe ndabafatanya na boss ndabakubita tuba tubirimo kuko nanjye kuri iyi diro mba nyirimo reka ndagira ngo bikemuke umugire inama nyine vanga Mpemba umena akazi Mpemba umena akazi niba ushaka ko umugore atabimenya nta mafaranga y'umushahara umena akazi kandi ni ako kazi ni nagakora uzongera umpembe ese boss mugiye kunyirukanisha se genda umukozi wo mu rugo bavuye hanga genda umukozi wo mu rugo ndatarako mu rugo ngo nimwumvikane nagize ngo akandi karagiye rwose fasha nk'umuntu byari ariko nyine niko bigenda agirongora wabyaye agirongora wabyaye abakobwa babyaye wowe nyine nibyo nakubwiraga uba kugira ngo ibintu bisakare bijye ku isi yose n'umugore wanjye abimenye urugo rwanjye rusenye rero udashaka ko abimenya ni umushahara umena akazi mwese ngo hanga n'ibihumbi 100 ijana koko nta n'ikintu nakoze uracyavuga kujyanye n'uburaye bwawe njyewe ikintu wakoze njye nawe ako irebere look at you igipapa kirashaje zamburugu ubundi wamenye na sidirimo njyewe ukajya hejuru muyobozi dore ubwo ngubwo aga amafaranga urukureba akazi yaranditse urukumva ubwo nuko twanze turi gutongana mbese ugari kumbwira ati mbwira aho amatariki gageze nje ndavuga nti yewe wambwiye ko ari ukwezi kwa 10 gusa ko mbona atasinye ubwo yatege kumwe ari gusoma no kwandika je rwaye ntabwo abizi uya ibyo gusoma no kwandika nanje ntabwo mbizi ariko ubundi ntabwo urabizi neza ko inusu y'amahirwe iruta ikiro c'amashuri none se akazi gakomeye gutya kabonye atazi gusoma no kwandika akazi agiye kukabona none haravuga ati njewe amafaranga ga mbere naga kabiri naga ankuri inzira kumunamo ko nta kintu nzabura ngo habe ni pipi agira inkuru none ariko we ubu sinaba ntari hagurukiye ngo mbivimuzi nimuzingo ngo mitangire bikumire naba ndi igicucu si ntabwo mama yambyaye guco nta wacu wapfuye guco nyine we genda gake umbwire aya mafaranga uvuga arayafite dore ikindi kandi wakagombye kubazanye n'ikaramu ntabwo yari yagatangira agiye kukabona urukuboniza n'impapuro ziri kukamuhesha ibyo ni impapuro bamuhaye bimwemerera ko agiye kuzaja kukajamo amafaranga angana guca koko kureba ngo zuba yatubwiye ngo ni ibihumbi ngo za magana agenda cyegetere mu nda ndi kurebera ayibenya none se kamubaza waruzi ko icyizere kiraza amasinde uzi ko icyizere kiraza amasinde ariko si icyizere kiri kurinda kuraza amasinde
aka kazi tugafite mu biganza nkubwije ukuri. Mbese amafaranga urimo uravuga ko Gerigwari afite nayo azahembwa muri aka kazi? Ntabwo ngako nyine bamugeneye. None se arega ko yatangiye guhembwa? Agiye kuzaja kugakora uko kwezi ni kurangira nko mu matariki nk'atatu, mbese ukwezi ngo kurangiye ngo mu kwa 10 ngo azabijana ngo akazi akashiki. Wewe ahatatekereje ukuntu turi ku gasi, ahatatekereje ukuntu ntanzu z'abandi tutabagamo, duhoraga turimuka urukurabiza incabari nkambaye muyobozi, ahatagize cyati wenda dushinga n'uruganda rukoraga imyenda, narangiza afata amafaranga akanyanyagareho. Ibyo bintu ntabwo nabyihanga. Genda buke umbwire, reka mubaze ubundi wowe Nyirabutaro inzu mubamo mwarayiguze? Twarayikodesheje kandi kubera ubuke mubaye mu nzu yanyu mwaguze byaba ari bibi. Isuko icyo nicyo nshaka rwose bimubwire, muhamagare umubwe ko agomba kuguramo inzu amafaranga ga mbere, akaguramo ibyo kurya tukajya tugahaga, twarangiza umwana wacu nawe urukura buriya ntaho nawe atakiza amashuri, twamujyana no mu myuga rwose muyobozi. Iwo zuba yarize amafaranga mfite mu nzu. Ntabwo ndi kukubwira ngo nta nicase nka nicakera dufite amafaranga, ntabwo ngako gako kazagiye kubona. Aya rero si amafaranga. Amafaranga namaki urumva gatabaye amafaranga yambwiye ko nta muntu azabisa azareka kuja mwatse nyuma. Umva mubwire ariko muyobozi babarira mu inzinga zinga Teka amagambo menshi migumbisha. Gira vuba ndihuta ndi. Maho ni sabiro risubwo maho. Mukingurire. Ntabwo usanga ko nabuze nari bukurema amazi yo kubaga. Nta kibazo turayakurana. Rundi tutse. Genda ufana funze. Hafu. Mano aracaye koko. Nyirabutaro ndakumva da. Icyizere cyo kubona akazi kirahari. Ariko kuba nta mashuri afite sinabikwemerera yuko sinakubwira ngo akazi azakabona. Urumva? Ubwo we wagiye ku cyizere cyuko yapurayinze ashaka akazi n'umushahara uriho kuri aya masezerano, ariko Gerigwari nta mashuri afite. Arafite se? None akazi Gerigwari akwiriye nakubuzamu kuko nta yandi mashuri afite. Yananiwe kwiga. N'uwo mukobwa wanyu urwa zuba nutamujyana ku ishuri azahura n'ibyo bibazo. Oya yarize. Urimo uravuga amagambo menshi cyane warengereje, nta kutagize wiyambuye ibitayijugunya hasi. Ari icyizere cy'akazi muzakora. Si muyobozi ko nari nkwizeye nawe ukabunciye intege koko. Ntabwo amafaranga mwebwe nta mafaranga mufite. Urumva? Turi kugateganya mwako kazi. Aka kazi ntabwo muzakabona. Weho ugatangaga. Aka kazi ntabwo muzakabona. Wakabaye ahubwo ugira inama Gerigwari. Urumva? Nawe ubwawe ukabyumva neza. Kujya gusaba akazi ntibivuga ko ukabonye. None si mu kandi umuntu wese asabye akazi ajyanye na Gerigwari bamuhaye izi makuru. None si muyobozi. Bose bazagenda bashwane ngo amafaranga yabonetse. Ubu ngubu Gerigwari agiye gusambanira impapuro se. Nyine kutubwira ngo ntako tuzabona aho nyine niba ndi kubyitwaramo nabi cyase nyamukambwa akabyitwaramo nabi, tubabarira utugira inama ariko ako kazi rwose akabone kuko turagakeneye kuzina narindi mu bantu bazi ko hano mu nzu mufitemo ko Forefor ibitsa amafaranga ariyo giye kujyana ashyira indaya. None icyizere nizi mpapuro z'akazi. Icyizere kiraza amasindegere nani Nyirabutaro. Icyizere kiraza amasinde. Ubwo bivuga ngo ubwo ntabwo yari yakabona. Akazi ahubwo yaragasabye. Ntimukwiriye gushwana kuko nta mafaranga afite nawe ntayo ufite. Babyumvise? Kandi kuba yishyura inzu, iyi nzu muba musi yanyu niyo mukodesha. Hanyuma azareke kwishyura nyiri inzu. Nyine nje ikibazo nagize nuko yamukubiye inshuro 3. None niba amazu yuriye. Oya kandi ngo ari ubugwaneza ngo bwuko ngo ari gushima Imana ngo kuko ngo agiye kubona akazi. Yaribeshye nawe. Uzamubwiye ko yibeshye. Uzamubwiye umuyobozi yaje ngaha ambwira ko kwa prayinga bakaguha impapuro wuzuza kujya muzo. Akamara kwa prayinga gusaba akazi. Baguha impapuro wuzuza. Izi nizo mwujuje kugira ngo muzahabwe akazi n'ibyakunde. Ariko urabona ntiyigeze asinya kuko yateye igikumwe. Bigaragara ko atazi gusoma no kwandika. None ubwo ntabwo akazi kari kagera igihe cyo kubona. Nta nako azanabona.
ubwo rero amagambo yagire makeya ahubwo mugire ibikorwa byinshi sibyo yewe ndumiwe koko amagambo gashize ivuga yego rero kuko nta kundi kuntu byamera inama nguhaye niyo kugenda ukabwira umugabo wawe ko nta kazi afite nawe kandi umwakire nk'umugabo wawe nubwo ubisaramo nawe akabisaramo urumva mugerageze gukora imirimo y'amaboko kuko nta mashuri mufite wabyumvise yewe bayibumba kanwa ni ukuri rero ntuzanye kuza ku mudugudu gutera amahane sawa rero murakuramo ngaho mwizo mpapuro zanje izi mpapuro ugenda uzibike kure urumva sinanakuye ngo uzazice ariko nta cyizere cy'akazi yokoyo mama yewe kutiga biragatsindwa koko ko harangaye cyane ariko mbega ahantu heza nta rusaku ni hafi no ku muhanda aha ni heza se nkangira hano natura ahantu habi ntabwo natura ahantu habi wisanzure rero mu rugo nta kibazo wumve wisanzuye nta kibazo si byose ko shaho wabaye mwiza igisonga ko ufite umudamu ariko ntawe ugeze nisanzuye akansanga oya mbafite uko nabiregeye urabona amara amasaha agira ku kazi mu gitondo kandi umudamu wanjye ni umuganga amasaha agira ku kazi ubwo se yasiga umurwayi akaza ntabwo bishoboka ibibazo bayisonga tumaze ahansanga nisanzuye n'abagizi wanjye babyizeye niyo mpamvu nawe nakubwiye ngo wisanzure nta kibazo ikibazo se buriya nkubwiye ngo ngwino mu rugo tuganire nuko mba numva nta kibazo kirimo ntabwo nibyo ntabwo wabeshya buriya bitewe twebwe n'amazina tuba dufite ntabwo dukunda utuntu tw'utubari njye numva hano mu rugo bariho mba nisanzwe kuba naganira n'umuntu nta gikoma hano abana bose bagiye ku ishuri hari n'umukozi aba ari mu mirimo ye madamu nawe ari ku kazi urumva rero ugomba kwisanzura sibyo nta kibazo ariko nanjye sinkunda mu kabari kwabo urusaku rwinshi harabangama mana yanjye ubwo ngo nyine niyo mpamvu ubushize warambwiye ngo duhurire ahantu wapi ntabwo nabyemera buriya rero nanjye numvaga bitandimo neza niyo mpamvu nafashe uyu munsi ndavuga nti uzaze hano mu rugo twirirwana umunsi wose tuganire dushira n'urukumbuzi si byose nibyo ariko habuze gato buriya nayo ngiye kureka kubuza ubwo ari kureka kuza mfite utubazo twinshi urumva muri inzu sinda mwishyura rero yaramereye nabi iyo stress yongeye zinyinshi mpitamo kwiryamira nkatuza ibyo se ko nabyo nabigufashamo ibyo ni ibintu toto byoroshye rwose ndagira ngo noneho ako ga stress kagabanya ugakuyeho ko kwishyura inzu ako gakureho rwose sibyo ibaze ko numvaga ko nabikubwira gutya byo bitagaragara neza oya ujya ubwira icyo nshoboye nagikora n'icyo ntashobora kandi nashaka ubundi buryo bwose nyishobora burya umuntu w'umugabo nta kimunanira harya mbwiye ko ari wowe wenyine uhari ni njye rero umukozi ariko umukozi aba ari inyuma abana bagiye ku ishuri bose ndumva nta kibazo buriya ntinya abadamu bubatse baba bafite amahane menshi cyane biba ari byo ariko ariko buriya ese ntabwo mujya mwemera ko twebwe abagabo tuba dufite ubwenge burenzeho nibyo ariko cyane ko mujye mba numva ari impamvu yo kwifunga ahantu hamwe tuba dufite ubwenge tuba dufite ukuntu twabipanze ku buryo nta kibazo na kimwe gishobora ndabyizeye ko nawe ntabwo wakwishyira mu bintu nyine bigushyira muri dangerous nta kindi rero numvaga nshaka ko tuganira
kuganiriza tukaganira nawe kandi nkwirebera imbona nkubone burya n'ibintu byo ku mafone ntabwo bikunda kuba byiza cyane. Uzi kuganira umuntu umureba mu maso ubona ari ibintu byiza cyane pe. gusa nyine mu kanya ndaza kuba ngiye ntabwo ndi buze gutinda. Nta kibazo nazagaruka nk'utaha. nta kibazo rwose. Mfite tuwarete n'abasozaga bose bano turangije twa tunyobwa se tuno tumeze fresh ariko bitunguru bikomeze bigire ararya inkoko cyangwa arazirya inkoko y'umunsi itarimo amazi z'undi inyama z'inkoko izima cyangwa na agafu nta kibazo. karame ndi nkoko njye sinjya mfata inyama z'umutuku. okay ni inkoko nyumutse genda ubikora uko nguko kandi utwo tunyobwa nyuma twabonetse utubangukije ariko ubuhishe neza bwo si ngombwa ngo ubyihutishe cyane bikore mu buryo bwitonze. Sawa n'abasoza sister burafite umupaturo mwiza na boss ni umuntu mwiza. Iyi ni Imana y'u Rwanda wigeze umva Imana y'u Rwanda atari yindi yabaga mu birungo yitwaga ryangomba ariko ino ni Imana y'u Rwanda yitwa kijyambere. Iby'ubukire byo sinabivuga kubera ko wenda iriya nda ntabwo ubona ko imeze nkanje. Iby'ubukire byo ntabwo tubivuga. Baru gakomeza turi murimo urongera umuganizi nta kibazo. Hari umwanya wo kumuganiriza aracyahari muryoherwa ariko mugire inama gutanze ibyifuzo byawe byahindura ubuzima bwawe. Nguza na fapuro wandike hose ko ndi kumva agiye kujya mu bintu byinshi kandi nakubwiye ko nshaka guhita nawe. Oya atunyobwe ko kujya gusuhuze nte nongera ngende kuko ari wansabye ko nagusura. Okay nibyo ariko nawe ongeremo akandi kanya. Oya sisi twaganiriye twamenyanye rero mvune bibaye. Ese ubwo koko bumva urukumbu zirushize. Mfite n'uturimo nasizega mu rugo nkeneye gukora. Okay nabyo nta kibazo ariko urongeraho utunota. Wandanzira ubwirera aho buri. Ubwirero se? Okay uratambuka ufungure uriya muryango bahita winjira. Okay ntacyo. Komeza hirya aho. Kwakwanye we. We Manoti. Cyane gifite amavuta gifite itozo kuzira gendo zo byose zana asubira muri we uzi nkora mu we buryo asubira ila casting akoze neza rafite amavuta n'amazi. Sura muri gahunda zawe cyafari ndakuvura ariko yari asinziriye cyane. Nyine kucyo utinda sigaye mbashaka gukwakwa ibintu ngo bive mu nzira. Ese njye mama baje ntabwo uzi ko namwejeje hanze nanze kumukingurira. Umva rero uyu munsi ariko mbikoze neza ahubwo bari bananyirukanye. Umva nyine mbikoze neza ucongere hafi ukibona kibona twafite gatotsi kamwe yagiye
agenda buhoro buhoro agenda buhoro nubona agezeyo urumva twatakaye uzagire gutya umeho nanjye nakangajyane byose bijyana bikuri mu nzira. Ntabwo mutinzeyo. Ntabwo natinze ko nari kuri telefone. Ushobora uje kundeba numvaga nagenda ubu ngubu pe. Ntabwo ntazi nasuye twamenye kandi nanjye nabyishimiye. Aya nibyo gufata ariko ko aragenda ukamazemo. Arongera agomba arashaka cyane ariko mfasha narimereza nk'iminota mikeya ndahita nza. Sawa. Bikoze neza cyane ni mikeya ntabwo ari myinshi. Ndishimye rero Miri. Nanjye ndishimye burya. Ndishimye cyane. Ni byiza ko abaturanyi tumenyana. Nibyo. Ubwo mbamenye namwe twatumenyanye. Ntacyo bitwaye buriya natwe no kuzagera mu rugo mukadusura. Ndarinzaniye umushyitsi no ku muneke. Imineke ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa imineke. Umuneke. Kandi umuneke buriya ngo iyo umaze kurya umuneke mbere yo kurya inkoko n'ibindi byose ubanza ukarya umuneke ukoroshya mu nda. Oya nani mpamvu ahubwo nuze kwigora uteka byinshi. Ngenda bitima kandi. Mano bikoreho nta kibazo. Nta kibazo. Bikuraho. Kora nta kibazo. Nari nibagiwe. Bya bihumbi 100 rero umaye. Nabitaye. Nayataye. Njye nibyo turabivuganaho nyuma. Kwijana na kintu bivuze hano mu rugo. Ubwo se ningaho byasije. Nuko watamiriye na miliyari. Detaye ibihumbi 100 uramuretse. Uriya se hari n'igihe ugenda mukata murongo uretse ko akora 80. Ashobora buri kwezi ngiye nkora veni amezi 5 ntacyo byari. Akora 80 akora akazi ko mu rugo. Akora 80. Kana kenshi na kenshi ubwo se wavuze ko akora ataha. Uraza mu gitondo saa 12 nimugoroba saa 1 araje guhisha agahita agenda. Agahita agenda yagiye rero. Urumva 80 si amafaranga nta mafaranga makeya. 80 ni menshi cyane. Nacu nasirimutse. Naho ubundi rwose nta kibazo. Nishimye rwose. Nishimye cyane. Sibyo se? Kanjire ngende. Miri wenda kugenda.